bakunzi ba Mwami TV. Noneho murabona ko twinjiye muri cya gihe cyacu cya business. Twaragarutse turagenda turazenguruka tureba ama business atandukanye. Tumaze gukora ama business angahe abiri. Umuntu waba waratangiye ko atanditse muri comment ngo tumenye uko bimeze. Kuko business ni ikintu cya mbere kandi business ni nziza ifasha umuntu kugira gute kubaho. Bwa mbere nabwiye business ukuntu umuntu ashobora gutangira acuruza utuntu twa electronique duke kandi ufite amafaranga make twari twatangije 100,000. Turongera dutangira indi business ya kabiri y'ukuntu umuntu ashobora gutangiza business y'amafaranga 1,000 agakora business hanyuma akagira gute akabasha kubaho. Ubu twagiye noneho tugiye kwinjira mu yindi business idahenze cyane nawe ushobora gutangiza aho wanyu kandi bikagenda neza. Ni business time kuri Mwami TV. Business time y'uyu munsi ukuntu iteye imeze gutya. Ufite amafaranga 50,000 by'abanyarwanda. Ugiye gutangiza business ufite amafaranga 50,000. Iyi business yacu uyu munsi rero irasaba ibintu bikeya cyane. Business yacu uyu munsi irasaba ibintu bike cyane. Ufite amafaranga ya 50,000 ugiye gutangiza business muri quartier aho iwanyu. Business yacu nubwo igezwa igihe gito igakora, ariko nibura muri icyo gihe yakozwe ishobora gukorwa nko mu mezi 3 cyangwa 4, ariko ukabusaruye iki usaruye ku mafaranga. Bimeze bite rero? Uri gukenera ibintu bingahe bike cyane by'ibikoresho. Uri gukenera umufuka umwe wa sima, ukenere umucanga mukeya, mucanga ingunguru nibura 3, ingunguru 3 umucanga, ubwo n'umusenyi, ubwo n'umusenyi, ubwo hanyuma ushake iforomo iringaniye nziza. Umva iforomo iringaniye yo kubumba amakositara. Ugiye kuvuga ngo iforomo irahenda. Ntago iforoma ihenda. Iyi foromo ntihenze kuko uregera umusuderi akagusudirire neza. Urajya ku musuderi, umusuderi ayigukorere neza iringaniye kandi ibumba amakositara neza. Ubwo filime yacu dusanzwe twanayizingira ahangaha. Ufite 50,000, umufuka umwe wa sima, umucanga, ingunguru 3, umusenyi, ufite n'iforomo. Nawe wowe ugize gute ubaye umukozi ugiye kwinjiramo hano muri business. Uko business uri butangire uyikorera
urazana amazi ugire gute utegure tere ntoya. Nukuvuga ngo umufuko umwe wa sima ni amafaranga make cyane, ibihumbi 11. Uyu mucanga nawo urahendutse, ndi muke bawutundiye kuri izo ngunguru zingahe, ntago warenga 6. Iforomo nayo ugiye kumusudira akayigusudira neza ntago yarenga ibihumbi 10. Kwa bimaze kuba 10, 20, 26, nawe ubwawe urahari. Hitutangira business yo kubumba amakositara meza cyane. Hari amakositara bafite forome nk'iyi ngiyi, hari amakositara bafite forome nk'iyi ngiyi, hari n'amakositara afite forome nk'iyi ngiyi, hari n'amakositara afite forome nk'iyi ngiyi. Ubwo bivuze ngo iyi business yawe urahita uyikora muri quartier utuyemo, hanyuma utangire gukirigita ku mafaranga. Kandi ndabizi neza yuko uzunguka muri ibihumbi byawe 50 ushobora gutangiza ugakoramo iyi business yo kubumba amakositara. Nubwo abantu bavuga ngo bubaka mu menshi cyane, ariko no mu yindi minsi barubaka. Ikositara ishobora kugura amafaranga makeya, igura amafaranga 1300 na 400 na 500, yewe hari n'ibya 2. Urumva tinyuka muri 2025 urashoboye. Iyi business yitangire, wowe uzambwira ati byarakunze cyangwa se byaranze. Wikirigo wicaye mu rugo iwanyu imbakazi. Dore nuko atari n'ibintu uzajya ukora buri munsi. Urabikora ubikire hariya, ubirinde umutekano ahantu hazaba hameze neza ku buryo bitangirika, hanyuma uhindukire ukomeze ukore akazi kawe. Niba wakunze iyi video yacu, andika muri comment, ukore like, share na comment kuri Mwamini TV. Nahagaruka. Ciao ciao.